kwakira bakire ibyiza byose bituruka ku mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Nuko rero twabibateguriye, twabwiye ko tuzabagezaho Imana kize ku mutima wacu, aho Imana avuganye natwe iratubwira ngo tubwire abanyarwanda ngo ko byose bishoboka, bagere kwizera badashidikanya ko imbaraga z'Imana uko zahozeho n'uyu munsi zikiriho. Ibasha kubikora rero, niba ikibasha gukora mu buzima bwa buri munsi, mu mibereho ya buri munsi. Umuntu arwana n'ibihe bitandukanye, arwana kandi nanone n'ibintu bitandukanye. Mu bihe bitandukanye ushobora kurwana n'ibihe byo guhinga, hakabaho izuba. Mu bihe bitandukanye ushobora no kurwana n'ibihe byo gucuruza, hakabaho ibintu byakugora kandi byaguca intege. Ariko uyu munsi wa none nje kukubwira ko ibasha kubikora. Niba ikibasha gukora, harabo yaba yarabikoreye. Turibuka mu mateka y'abatubanjirije amakuru y'Abisiraheli ngo bageze ku nyanja bagize ikibazo gikomeye cyane, aho babonaga inyanja batabasha kuyambuka. Kubera iki? Ntabwo wakambuka amazi n'umubare ukuntu wanganaga, nta mato bafite, nta bindi bikoresho bakoresha kugira babashe kwambuka inyanja. Niko nawe bikumereye imbere yawe, hari ibintu bikurwanya, hari ibintu bikugoye, hari ibintu bikurwana nabyo, nyamara nta bikoresho ufite byo kubitsinda. Ariko nimba ufite icyo Imana yakuvuzeho, ndakwizeza ko iri joro, uyu mugoroba, ntabwo uraguma uko wari uri, uragira ibihe byiza, uragira umunezero, uragira gutsinda, uragira kunesha mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. N'umugoroba wawe uko Imana yaneshereza Abisiraheli bakabanja kwambuka inyanja itukura, niko iri bukuneshereze. Ese wari uzi ko Imana yatsindiye Gideyoni? Imutsindira ite? Nta mbaraga afite z'ubutunzi, nta mbaraga afite z'inkomoko, nta mbaraga afite z'ibyo yakishingikizaho byose. Bibiliya itubwira neza ko yari ariho asekura ingano, ndetse akaba yaraturukaga mu muryango w'abakene wo kwa Yowasi. Ariko Imana ikora igitangaza. Gideyoni yaje kuba umuntu ukomeye, arengera cyangwa se acungura Abisiraheli muri icyo gihe. Nawe uyu munsi ushobora kuba udafite ijambo, ushobora kuba udafite agaciro, ushobora kuba nta cyerekezo ufite, ariko Imana niza iragukoresha uko imbaraga zawe zingana. Uko igishoro cyawe kingana, Imana izagikuza. Uko impano z'Imana zikurimo, izazishigikira. Reka mbibutsa amateka ya Yoshua gatoya. Uzi ko Yoshua igihe yarwanaga ngo byaramugoye cyane, kugeza ubwo abwiye Imana ngo ese Mana, uru rugamba ko wambwiye nzajya nsinda, ndabigenza ne ko mbona ababisha banjye basa nkaho bagiye kuncika kubera amasaha. Ngarebye ku isaha ngabona amasaha y'izuba yarangiye, ngarebye hejuru ngabona ibintu birakomeye. Ngaravuga ngo Uwiteka shigikira, hanyuma uhagarike izuba nawe kwezi ngo biraba. Waruzi ko Imana yahagarika ibyakurwanyaga n'ibyaguhigaga? Waruzi ko Imana yakora igitangaza ku buzima bwawe, ukabona ubutabazi aho utabutekerezaga, ukabona insinzi y'umwami wacu Yesu Kristo? Ariko Imana wayihiki, wayinganya iki? Reka mbabwire, Imana ishobora byose, ibasha ibidashoboka, kandi ikora ibyananiye abandi. Ibasha kubikora. Tujye mu cyanditswe cyera dusome mu ijambo ry'Imana, aho dusoma mu Befeso igice cyaho cya 3 umurongo wa 20. Mbibutsa ko abadukurikiye kuri televiziyo baza kutwohereza ubutumwa bugufi kuri 0788350697. Abona bakeneye kuduha ibyifuzo tubasengere, iyo nimero iba kuri WhatsApp, nayo waza koyoherezaho 0788350697. kandi uraza kwibona kuri screen yawe aho ngaho uri. Dusome rero mu gitabo cya Efeso igice cyaho cya 3 umurongo wa 20. Haranditse ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba, ndetse n'ibyo twibwira byose, nkuko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Ibasha, nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba, ndetse n'ibyo twibwira byose, nkuko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Abantu bakunda kwibaza ibibazo bitandukanye mu buryo butandukanye kandi mu byiciro bitandukanye. Bibaza ibihe bibazo. Haravanga ese twava muri ubuzima bw'ubukene, ubuzima bw'ubupfubyi, ubuzima bw'ubupfakazi, ubuzima bwo kwangwa, ubuzima bwo gutabwa. Birashoboka cyane, kuko Bibiliya yatubwiye ngo ibasha gukora, ndetse gushyiraho, ndetse gukuraho, ndetse kurema ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo dutekereza. Ese hari icyo wumva ku buzima bwawe Imana itabasha? Abantu benshi bazi ko Imana yakiza gripe, abandi bazi ko yakiza malaria, abandi bazi ko yakora
ibitandukanye kubera babara ibyo bumva bashoboye. Ariko Imana nje kukubwira ni Imana ibasha gukiza sida, kanseri, diabete, gut, indwara zose nizananiye abaganga. Mbibutse ko hari indwara abaganga bapima ntibayibone mu maraso. None se mwari mwumva umuganga wapimye akabona amahembe, akabona ibitega, akabona izo myuka mibi, akabona nyabingi? Ndakurahiye nta muganga ubaho, nta nuzabaho tereka umwami wacu Yesu Kristo we yaravuze ati mbahaye ubutware bana banjye mwebwe mwanyizeye mukabana nanjye mukaruhana nanjye mugakorana nanjye bwo gutegeka imyuka mibi, bwo kwirukana imbaraga z'umwijima, bwo gusenya ibyabarwanyaga. Iyo Mana yaduhaye ubwo butware ibasha kugukiza kanseri aho kugisasururi, ibasha kugukiza sida aho mu rugo rwawe uri, ibasha kubohora ubuzima bwawe, ibasha kuguha ibitotsi, ibasha kukunga n'umugabo wawe. Ntabwo ndabona umuti ubuza umugore n'umugabo, turavuga ngo n'urukundo ariko aho rwabuze yaba intambara. Ariko yo wizeye Imana ifata umutima w'umugabo ikamuha umutima mushya, ifata umutima w'umugore ikamuha umutima mushya, ifata umutima w'umusinzi ikawugira umutima wubaha Imana, irabihindura. Imana yahinduye Sawuli ikamwita Paulo, agakoreshwa ibimenyetso n'ibitangaza, ibasha guhindura ubuzima bwawe. Imana yakijije umugabo umwe wari ufite ubukene buteye ubwoba, ndetse izina rye yitwa Obededom, ikoresha igitangaza. Uziko Imana igiye kugutabara itagisha inama babandi bazi ko icyari kubakiza bo kitagukiza kuko cyabishe gishiraho igituma bagushaka. Obededom yatabawe niki? Yatabawe nuko yubahaga Imana, yaravuganye nayo agoma mu isezerano ngo bazana isanduku yamaje kwica Uza, ngo hanyuma Obededom arayibyinira avuga ati ubwisanduku igeza madamu wanjye urihe ngo tuyibyinire, ngo barayibyinira. Imana yigiye gukora irakwemeza ikakwemeza n'abandi. Uziko y'Imana ivuze neza nayo izikareba umuntu wayivuze neza. Uziko Imana yo yihimbaje nayo izikareba umuntu wayihimbaje. Vuga Imana neza irakora igitangaza. Haleluya. Itarabesha Aburahamu, nibese Sara, nibese abatubanjirije ba Isiraheli, nibese ba Isaka, nibese abandi bose bagiye babona ukuboko kwa. Ese Rasheli ntiyabyaye? Hana ntiyabyaye? Ubaye iki? Ibasha gukora ibiruta cyane ibyo tutekereza n'ibyo dusaba. Iyi Mana ikiza amadeni. Umupfakazi yakijwe n'amavuta akanya gato cyane, ngo amavuta aradudubiza, ngo agenda ashira hehe. Ibi bindi bihinduka byose amazi bashizemo yaje guhinduka amavuta. Waruzi ko Imana yafatwa uto duke ikaduhindura igitangaza, ikubasha kugukiza mu buzima bwawe. Imana twizeye ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dutekereza. Niki watekerezaga? Watekereza ko Imana itagushira Matewusi nawe ngo ucuruze? Watekereza ko Imana itakujyana Dubai? Watekereza ko Imana itakujyana mu bihugu bitandukanye, China cyangwa Korea, ukajya kuzana imari? Waruzi ko umwana wawe yajya kwiga ahandi hatandukanye kandi hakomeye agaciro? Imana ishobora byose iyaremye ijuru n'isi ibasha kurema ibyawe, ibasha kugukiza, ibasha kurwengera, ibasha kugutabara. Izere Imana nanjye unyizere kuko ndi umukozi w'Imana, naje nje guhanura ubuzima bwawe. Reka Imana urizere uyu mugoroba igukureho imbaraga y'ibyaha, igukurira inzara mu rugo, igukurira indwara mu rugo, igukurira amadeni ku buzima bwawe, ikora igitangaza nawe gituma umutima wawe wishima. Waruzi ko iyi Mana yakoze ibintu biteye ubwoba igatuma umuntu amenyekana? Waruzi ko Imana yatumye Esiteri amenyekana? Nawe ugiye kukumenyekanisha ukabona umugabo w'agaciro, ukabona imikorere mizima. Waruzi ko Imana yazuye Lazaro? Uziko nawe yazura ubuzima bwawe, yazura business yawe. Waruzi ko Imana ariyo yazuye Tabita? Tabita arazuka abasha kubaho. Ubaye iki? Niki giteye ubwoba? Niki kigukanze? Birashoboka ko aba ari ubupfubyi, kurenganwa, gutabwa, inzara n'ibindi bitandukanye. Ibyo byose Imana yabikura mu munota umwe. Yewe mwene data wiceka intege, iyo twizeye ibasha byose, iragukiza, irakurengera, irakubohora. Reka mbabwire nta kindi kituzana ni ukuvuga imirimo y'Imana n'imbaraga z'Imana no gukomera kwayo. Niyo mpamvu tugiye kunyarukira hariya kuri Patmos ku Muhima ukabona imbaraga z'Imana uburyo zikoreramo. Ndetse n'uyu munsi naje kuri iyi televiziyo kugira ngo nawe bibashe kugeraho, wiheranwa n'uburwayi, wiheranwa n'ubupfubyi, wiheranwa n'agahinda, wiheranwa n'ibibazo bitandukanye, kuko Imana twizeye ibasha gukora ibirenze ndetse biruta ibyo dutekereza. Reka tunyarukire mu itorero Patmos ku Muhima, ruhande rw'Abadiventiste uhageze Yamaha, urabona imbaraga z'Imana. Aho umunsi w'ejo hazaba hari imbaraga zikiza, zibohora, kandi nta wundi zizabohora ni wowe. Waba uri mu ntara zitandukanye, Amajyepfo, Amajyaruguru, Iburasirazuba, Uburengera bw'izuba, ngwino wakira igitangaza cyawe. Cyangwa waba uri mu murwa mukuru wa Kigali,
ye uri Gasabo, ye uri Nyarugenge, wowe uri Kicukiro, niki gitumye uryama kuri icyo gisasiro kandi uzi ko byananiranye? Niki gituma wiheba kandi abakozi Imana yarabasigiye hibe? Erega ndibuka ngo Namani ntiyagomba gukira biba bibembe yadafata inzira ngo agiye gusanga umukozi w'Imana. Ibyo ngibyo bimenye, hari ikibembe kigomba kukuvaho wafashe inzira ugahura n'umuhanuzi, ugahura n'umukozi w'Imana akagira imigozi acagagura. Uyu mugoroba Imana irakubohora, uyu mugoroba Imana iragukiza, uyu mugoroba Imana iracagagura iyo migozi yose yari zitiye ubuzima bwawe. Reka rero tunyarukire hariya ku Muhima mwitoro Patmos, aho tugira amateraniro kuwa kane na kuwa gatanu Vendredi miracle, ndetse no ku cyumweru nawe wihera amaso ibiberayo. Yesu abaho umugisha. Murakoze cyane rero mwabibonye ibibera mwitoro Patmos, bari abakristo bari bahimbaza Imana bavuga imirimo y'Imana. Noneho tugiye mu gihe cy'ibitangaza by'Imana, aho Imana yakoze imirimo itandukanye ikabohora benshi. Twabahaye uburenganzira bwo kutwohereza ubutumwa bugufi kuri WhatsApp cyangwa kuri message kuri 0788 35 0697. Ibyo murabibona kuri screen yanyu cyangwa se kuri televizeri yanyu, kandi tuafite na nimero ya hano ushobora guhamagara utanga icyifuzo uhamagaye. Iyo ngiyo nayo muraza kuyibona hariya kuri screen 0788 15 77 23 Izo nimero zose ufite uburenganzira bwo kuza kuzihamagaraho, kereka iriya ya 0788 35 0697 uroherezaho ubutumwa bugufi ndetse na WhatsApp kugira ngo tubashe kubusoma mu gihe turaba tugeze muri uwo mwanya. Karibu rero urebe ibitangaza by'Imana mwitoro Patmos. Buri munsi rero niko tujya tugira deliverance, bamwe bakabohoka bakakira imbaraga z'Imana zikiza, bakakira ibitangaza binyuranye. Aho ngaho n'umushumba w'itoro Patmos yarariho asengera uriya mubyeyi wari waturutse mu gice cyahoze cyitwa Byumba, aho we baramuteje amahembe cyangwa se imyuka y'abaruzi. Mwabikurikirana rero uko Imana yabashije kubohora ubuzima bwe, aza kuhavashima Imana, amaguru yari mazima, umubiri wose ari muzima. Rero uhawe ikaze nawe ni mufite umurwayi waba uri mu ntara zitandukanye, tuzamwakira tumusengere. Yesu Kristo uko yarari kera n'uyu munsi n'ibihe bizaza niko akiri. Aho ngaho rero yararimo abohoka, imbaraga ya Satani iri mu muvamo. Ni igitangaza gikomeye, aho umuntu ngana kuriya iyo myuka mibi iba isohoka nkuko mubibona.
kandi Imana igenda ibikora kuri benshi. Uhageze niwe wazamenya amakuru y'ibihabera. Nzikara imbaraga z'Imana rero zikiza, zikora imbaraga zibohora. Nawe uhaye ikaze ku munsi w'ejo guhera isaa 3 kugeza isaa 11 ndetse na Vendredi Miracle kuwa gatanu w'ibitangaza guhera isaa 11 z'umugoroba kugeza isaa 2 z'ijoro. Aho nawe wakira igitangaza cyawe. No ku cyumweru ye imbaraga z'Imana ziba zihari. Aho ngaho ni imbaraga z'umwijima zamuvagamo. Uwo mwana w'umukobwa yari yararozwe kutazarongorwa, ariko abadayimoni baratsindwa kubw'amaraso Yesu Kristo. Ngo nawe hari imyuka mibi yaramuteye ku buryo atabashaka no guhaguruka hariya yaricaye. Aho ngaho abadayimoni bariho bibwiriza batwirwa n'amaraso Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana zibohora urazisanga rwose mu itoro Patmos. Amaraso Yesu Kristo akora imirimo n'ibitangaza. Mwene data, birashoboka ko abari bikurwanya, abari biguhiga ku buzima bwawe, ndakwizeza ko amaraso Yesu Kristo akora imirimo kandi akiza benshi. Uhawe ikaze rero ku munsi w'ejo guhera saa 3, waba uturuka mu ntara, waba uturuka mu mujyi wa Kigali, nziko imbaraga z'Imana zizakora ibitangaza. Ni kuri uyu wa kane saa 3 kugeza isaa 11:30, kandi nanone ni kuri uwa gatanu wa healing service cyangwa Vendredi Miracle. Nguwo umukobwa w'Imana, Imana iriho imubohora, ikuramo imbaraga zose zamurwanyaga, abarozi batsindwa, imbaraga z'umwijima zihunga. Nawe ndakwizeza ko ahangaha uri, waba uri mu gitanda cyawe, ibyagukubitaga, ibyakurwanyaga, imyuka mibi, yaba ari amahembe, yaba ari ibitege, yaba ari nyabingi, yaba ari ibihekenya mu maguru, yaba ari bigukubita umutima, yaba ari diabete, yaba ari cancer, yaba ari sida, ibyo biratsindwa n'amaraso Yesu Kristo, kuko Yesu ukorera muri twebwe yatubwiye ko tuzakoreshwa ibiruta cyane, ibirenze ndetse n'ibyo dutekereza. Nguwo yararimo aruka amarozi yarozwe. Mwene data, hari Imana yica imbaraga z'amarozi, hari Imana ibohora. Urwego rwose waburimo, isura yose waburimo, akazi kose waburimo, Imana yagusanga ikagukiza, kuko Satani yariganyije abantu benshi. Uwo mwana yararwaye umutwe udakira, Yesu nawe amukoraho abasha kubohoka. Izo ni imbaraga za Yesu rero ziri gukiza, ziri kubohora hariya mu itorero Patmos. Mwene data, nawe urarushye, nawe uraremerewe, nawe urarwaye, wabuze ugusengera, wabuze ukwitaho, uhawe ikaze ku munsi w'ejo, uhawe ikaze kuwa gatanu ndetse no ku cyumweru. Izo nimero ubona kuri televizeri zawe ziragufasha kohereza ubutumwa bugufi. Iyo ngiyo mureba nyine ya 078 yego 07835 iragufasha. Rero reka tuvuge ngo Imana ishobora byose ibaho umugisha. Tugiye kwinjira mu mwanya mwiza wo gushima Imana. Nyuma twakira ibyifuzo ku matelefone mwatwohereje, tubasomere. Birumvikana bose nitwabarangiza kuko ndabona ari benshi, ubutumwa bwo ni bwinshi cyane, ariko turanyuramo gace gace. Hanyuma tugiye gushima Imana, turasubira n'ubundi mu rusengero turebe abakize, ababohotse, bose nitwabasha kubanyuzaho kuko umwanya namwe mabona kungana. Birakwiye rero ko hari abashimye Imana, ngira ngo nabo bashima Imana, isi yose ikabibona kuko bashimye Imana. Bibiliya avuga ngo igihe yagukoreye igitangaza uzayishime mu rusengero n'ahandi hose hashoboka. Reka rero twakira ushima Imana hariya mu itoro Patmos. Okay, to me it was a miracle. Numvaga ndwaye byatari, ndaza nicara kuri intebe kuvamo, numva no mu nda n'amaso, maze iminsi numva ngiye kumva neza. Ako ndageze hano, Imana kuko rwose yarabikoze. Ushobora kuba umwanya akishimira Imana akatabona umwanya w'umukozi w'Imana. Imana yarabikoze, amaso n'agakinja, mu nda bimeze neza, n'amaguru ndagenda. Imana ishimye cyane. So nari ntashye, numva naniwe cyane, none ngeze hari hagati Pasiteri arampamagara. Bose ubu nasimbiza, ariko Imana yarahabaye. Ushobora kubona umuntu wenda muri famille yanyu uvuga ngo uramukunda cyane, ariko umuntu ni ukumwitondera cyane. Njyewe umuntu rwose ambara ibyo bintu naramukundaga, ndakeka ngo nawe yavuze ko yakundaga, ariko muri byose Imana yarabikoze. Yankuye mu mazi muri Indian Ocean, ubundi muri Patmos, ariko mwahembwera icyubahiro. Ntabwo nyiri Mamedi ubundi umuhoza ari. Imana ihabwe icyubahiro. Amen.
umwana w'Imana rero hashima Imana uriya mukobwa nko mwabibonye ubushize abadayimoni baraziritse ubuzima bwe barangije imibereho ye ariko Imana yaje kumubohora. Aha rero tujye gusoma ubutumwa bugufi nk'abantu 5-10. Nitwa Rebeka mfite ikibazo cyo munda ndashaka munda birandembeje ndivuza bikanga musengere Imana inkize birashoboka cyane nanjye musengere Imana ihindure imibereho yanjye. Ubutumwa ni bwinshi sinzi kubusoma ntibyoroshye. Mwiriwe ko maze imyaka 7 ndangije kwiga ntarabona akazi mwasengera nkora iki? Ni ubwo yimenye. Mwiriwe Yesu ashimwe, nitwa Sheja, umuntu afite uburwayi yakirate? Yakira kubwo kwizera kandi mukanya ndaza kubasengera. Icyigisho cyawe kiradufashije, mudufashe kudusengera. Ni Kraveri, ni ukuri Imana yatuzanye hanga kugira ngo tubagirire umumaro mu gihe nk'iki. Niba ufite yabufatanyije musengere, ndimo guhura n'ibibazo gutabwa kubura akazi. Mana we Yesu urabishoboye. Uyu nawe yavuze ngo Yesu ashimwe, musengere naracuruzaga ariko ubu tugeze ku rwego rwo kuburara. Yesu arabishoboye, Imana yatabaye abatubanjirije naye kugira neza. Mwiriwe neza, musengere nabaye Nyamweru igice cyose hasi, Imana ibarinde. Ibyifuzo hano biri seriously kandi ibi nibyo Imana yatuzaniye kugira ngo tubafashe. Pasiteri Yesu aguha umugisha, unsengere ndarwaye cyane sida mu nda, nashatse umugabo muri 2004 ndi muzima none umugabo. Pasiteri Yesu aguha umugisha, unsengere ndarwaye cyane sida mu nda, nashatse umugabo muri 2004 ndi muzima none umugabo wanjye yaranyanduje, mfite agahinda kenshi nta nubwo yigeze ansaba imbabazi. Niba sidikira ndizeye unsengere ndabigusabye. Nitwa ririya zina. Mwumve bene data, nta ndwara idakira. Nicyo cyatuzanya kugira ngo indwara zose zibashe gukira, ibe kanseri, ibe sida, ibe diabete, ibe gute, kandi Imana ishobora byose. Hamwe rero nabohereje ubutumwa bugufi mbere yuko twakira amatelefone ahamagara. Reka nanone tubereke uwari urwaye, yari yararozwe kutazashaka, yari yarasititswe n'imbaraga z'umwijima. Hari nabo dufite ubu ngubu turi kwabwira ngo byibuze bipimishe inshuro zigera ku 10, bazaze bafite impapuro zemejwe na muganga zigaragaza ko babashe gukira. Rero abo bantu bose tuzabazana hanga muzababona nibatwemerera, nibatatwemerera tuzazana impapuro zabo zibigaragaza kandi bagiye bakira. Ariko bazabitwemera kuko n'Imana yabakije agomba kuyivugira, ntago Imana gukiza sida ngo wihishe. Good. Reka rero turebe uyu ngwe na Imana yabashe kubohora ndetse tukaba twiteguye ubukwe bwe vuba cyane. Umazemo imyaka ingahe? Umazemo igihe kinini. So urarekura ubukwe bwe rero kubera imbaraga z'ijuru? Si ubwo ubundi reka mubaze. Kagira uko se gakunda, kakagira uko Imana igakunda, kakagira uko umuryango usigaye ugakunda njye wancitseho nanjye ko mukunda. None se Isara gakunda yakagize umukuru w'umuryango. Warakuyobora nawe ushaje? Yego. Pole sana. Ibyo kavuze ririjyana. Nta kintu iyo gategetse rwose. Vuga ngo nzaba umutwe sinzaba umurizo. Vuga ngo nzaba umutwe sinzaba umurizo. Bikubeho mwigutyo mwizina ya Yesu. Okay, that's okay. Kwa gatandatu. Kari kuzambara impeta ya fiançailles. Karaba. None wabikoze ute? Nazinze urutoki rwe. Uruhe? Urwo ni rwo rurya mu fiançailles. Washize ibiki mu nda ye? Nigashaka uzajya nanjye napfuye. Kubera kari hafi gushaka. Nawe ugiye uyu mwaka ndabizi. Twohereza umuriro w'Imana aho waziritse ubuzima bwe, twohereza amaraso ya Kristo aho waziritse ubuzima bwe, tumukuye mu ruhimbi rw'abazamu, abadayimoni, imbaraga za nyabingi, imbaraga z'abatwezi, imbaraga z'abarangi, imbaraga z'abakonikoni, imbaraga z'abarungi. Muvemo mwamahembe mwe, muvemo nyabingi, wikuremo fire fire fire. Rahi jenda soka fire. Vamos. Inkota w'Iteka, urahi.
gira vuba zituri umwana wa muziritsi zituri umwana wa muziritsi wajyanye imyambaro ye narayijyana urayisubiza urayisubiza none se reka ngubaze nagatesheje umutwe kabana na se bateranye kuri se ibyo si byo nkeneye none se nkeneye kuri imyambaro yo karekura ubuzima bwe imyuka mibi yose ari muri wikavamo by fire umuriro soka we yari iri mu buzima bwe soka mukonikoni we soka mudayimoni we soka musidodi we urahiye imbaraga y'inzoka kuruka icenda sokamo inzoka yari mu nda ye irahiye sohokamo fire va mu wanzoka we fire va muri iyo nda yiswe n'inkota witeka inzoka yari mu nda ye ngiyo arabirutse ibyo wamugaburiye ari umwana arabirutse ibyo wamugaburiye mu bana arabirutse byose fire sohokamo umuriro wa Yesu. Ngiyi imirimo y'Imana rero nkuko twabibamenyeshaga mu itoro Patmos uhayikaze niki gituma urwara ukageza aho ngaho niki gituma ugira imyaka yose utarashaka niki gituma urwana n'ibintu nawe udashoboye kwirwana gutsinda yewe wikirwanirira haraba Imana asigiye kubohora ubuzima bwawe haraba Imana asigiye kugusabira umugisha haraba Imana asigiye ayo mavuta yo kukwinjiza mu byawe uracuruza ugahomba inyatsi yakuhezeho urushako rwaranze intambara ni nyinshi nkuko twabyumvise hari Imana igira neza. Reka twagera bari kuri telefone rero yaba ari muri Amerika yaba ari Europe yaba badukurikiye mu bice bitandukanye turabakira bose ndetse n'abari muri Asia no muri Afrika hirya no hino usuye mu gihugu cy'u Rwanda uri ku murongo tumwakiye. Hello Imana ishimwe iteka none Nyagatare yego abasozaga babwira ngo mwakoze amena jambo ry'Imana ryatugeze twabyishimiye ni ukuri basha gukora ibirenze ndetse biruta ibyo dusaba n'ibyo dutekereza nawe bigukorera mu izina rya Yesu. None nanjye mfite ikibazo mudamu n'abana babiri Imana yampaye ararwaye ndagira ngo munsengere. Yego ndakumva wongera ijwi ntacyo nubwo urwaye hari icyo Imana iri bukore rwose nicyo cyatuzanye Batista w'Inyagatare kandi siwe gusa urwaye hari n'abandi ku marwariro atandukanye mu ntara zitandukanye mu bihugu bitandukanye hari Imana igera yigakora imirimo n'ibitangaza. Ndagira ngo munsengere Imana ikora igitangaza ndabikwemereye kandi iragikora ni ukuri umwe tugize wo guhamagara nzi ko Imana hari kiri buhindure ku buzima bwawe. Imana iguhe umugisha. Amen ndabakire mu izina rya Yesu. Mbibutse ko baradukurikiye bari mu bihugu bitandukanye by'Uburayi ndetse bya Asia bya Amerika Australia na Afrika n'ibindi bice bitandukanye badukurikiranye kuri website ya Royal TV. Reka mbabwire ngo namwe muhawe ikaze kugira ngo mubashe guhamagara tubasengere kandi Imana ibohora ntago yagusigira aho ngaho gusa. Mbibutse ko ibi bikora rwose kandi Imana ariyo ikoresha abakozi bayo. Ese mwibuka uriya musirikare wabwiye Yesu ngo tegeka umwana ngo wari kugisasara sanga yakize uri ku murongo tumwakire. Hello ndabumva mwavuga icyifuzo cyanyu ubu ntitubashije kumvikana neza ariko uri ku murongo agerageza kongera ijwi hanyuma avuge n'icyifuzo cye. Nimero rero urayisanga kuri imbere ya televizeri yawe 0788350697 iyo niyo nimero yanjye bwite y'umushumba w'itoro Patmos uri ku murongo tumwakire. Hello ndabumva Jafet ndakumva neza cyane ndi Nyagitozi Nyanza. Yego murakoze cyane isero byanyu ndarishimye ko muri abanyamasengesho. Amena ni wo murimo twahamagariwe natwe tuzagera ariko umurimo mukomeze mbonye Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Jafet nawe ndabona uzaba umukozi w'Imana uzakorera Imana w'umuvugabutumwa uzaze tubiganireho ko Patmos imaje kujya mu ntara zitandukanye naho tuyahageze tubakore biterane by'imbaraga.
Imana iguhe umugisha Japhet. urakoze ndabashimiye cyane Imana ikumera umugisha cyane umukozi w'Imana. Amen, ndabakire mu izina rya Yesu. Amen amen. Amen. Japhet ati ndanezerewe rwose imirimo y'Imana nayibonye, ahasigaye nzaza kugusura tuganire hubwo uburyo warigeza nahangaha iwacu. Mbutse ko itoro Patmos riri mu ntara hafi ya zose aho ritaragera kandi tuzarihageza ku bw'ubushake bwa Yesu. Uri ku murongo tumwakire. Hello. Ndabumva. Yego, ndi Muhanga. Yego. Umwana urwaye igicuri nagira ngo mumusenge. Umwana urwaye igicuri, mama urakoze guhamagara ndamusengera, kandi uwo mwana ushobora no kumuzana ku itoro Patmos mu gihe ubishoboye nubwo bitakorohera, ariko uzabikore. Kandi nimero yanjye wayibonye hariya, uze kuyimpamagaraho tugufashe mu bundi buryo bwose. Hari gihe waba udafite ubushobozi, twebwe tugufite tukaguha iyo nkunga yagufasha kugeza umurwayi wawe ku rusengero, kandi Imana irakiza. Hari ibicuri biterwa n'abadayimoni, hari ibicuri byizana, ariko Yesu ntago arebera aho byaturuka hose arategeka. Kuko ni umwami w'amahoro. Mbibutsa ko ushobora kohereza ubutumwa bugufi ndetse no kuri WhatsApp kuri ya nimero mubona imbere ya televizeri yanyu. Nanone mugashobora guhamagara kuri ya nimero ya studio ya 078 15 77 23 Izo nimero ziragufasha. Telefone ya nyuma niyo tujye kwakira. Hello. Uri kuri murongo tumwakire. Ndakumva. Ongera ijwi ryawe kugira umenye icyo ngusengera neza icyifuzo cyawe. Yego mama, vuga ngo mwami Yesu. Mbabarira ibyaha byose nakoze. Unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Mbaye icyaremwe gishya. Mbaye icyaremwe gishya. Satani ndamusezereye n'imihango ye mu izina rya Yesu. Amen. Mu izina rya Yesu. Amen. Imana ikugize icyaremwe gishya, wegera itorero rikwegereye ujye usengeramo. Niba wegereye hano ku Muhima cyangwa se muri Kigali uze dusengane. Reka rero dusoreza ahangaha, tubifiriza umugisha ari abari mu mahanga, umugisha w'Imana ubazeho, imbaraga z'Imana zibazeho, ari abari mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Nkuko nabibabwiye ngo umunsi w'ejo intara zose ziba zahuruye, ari abava iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru ndetse no mu murwa mukuru wa Kigali. Imirimo y'Imana iri gukoreka kandi turi kubakira bakabona kugira neza kw'Imana. Ntago rero nasoza ntabasengeye mbasabira umugisha. Ari abadukurikiranye bari mu ngo zabo, bari mu maofisi yabo, ari abadukurikiranye bari ahandi hatandukanye kuri za mudasobwa. Reka mbabwire ngo Imana y'amahoro ibahaze icyo imitima yanyu ishaka, kandi ikore icyo mutabasha kwikorera, kuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dutekereza n'ibyo dusaba. Reka rero nsengere abampaye ubutumwa bugufi n'abahamagaye. Data wa twese uri mu ijuru, izina rye ryubaha, ubwami bwawe buze. Senya imbaraga y'abakonikoni, y'abarozi, y'abadayimoni, ica ubutware bwose bw'umwijima. Fatamira ibyishyira hejuru kurwanya ubuzima bw'abana b'Imana. Hari abarwayi ibicuri, hari abarwayi abazimu n'abarozi babarwanya. Iyo myuka mibi ndayitegetse by fire, murekure umuriro w'Imana ucagagure, imbaraga z'Imana zibohore, ubutware bw'Imana bucagagure imyuka mibi yabarwanyaga. Yesu, abari barusha n'abaremerewe, abari baheranwe n'ibihe bitandukanye, babohora bakize igitangaza. Mbisenze ntyo. Reka Mana n'abangaba bakeneye kugirwa neza nawe, mbatureho umugisha. Ibyari byarananiranye birakunze, ibyari byarifunze birafungutse, ibyari byarapfuye birazutse, ibitari biriho bishyizweho. N'umugisha wawe n'Uwiteka Imana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Itoro Patmos rero uradusanga hano ku Muhima ku munsi w'ejo aho tuzaturi mu masengesho. Wakira ibyawe. Ukeneye kumva ijwi ry'Imana, ukeneye gukira indwara, ukeneye kwakira igitangaza, ukeneye kwatura ibyaha ukakira agakiza, ukeneye ibyiza bituruka ku mwami Yesu, ukeneye kumva iby'Imana gusezeranije bisohoza. Ngwino ku munsi w'ejo guhera isaa 3 kugeza 11:30, no ku munsi wa gatanu uvuye mu kazi isaa 11 kugera isaa 2. Kandi no ku cyumweru tubane. Nziko Imana irakora ibitangaza, ibyo utabasha yirabibasha. Reka mbifuriza amahoro y'Imana n'imigisha y'Imana. Mvuge ngo murare neza, musinzire neza, murote Imana, kandi ubwiza bw'Imana bubabeho. Mbifurije amahoro y'Uwiteka, umugisha w'Imana ubazeho mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Shalom, shalom, shalom.